ya murakoze cyane abatekinisiye muri kubyuma Manu tutagiye kure cyane hari byanze bikunze hari ahantu henshi cyane bakinira Manu ni iyihe groupe byibuza iyo wicaye ugatekereza uvuga ati byibuze iyi groupe nshobora nanjye ubwanjye ndamutse ngiriye ubuntu nshobora kuyishoramo Manu ni iyihe groupe iyo utekereje amarangamutima yawe agushoramo singiye kubeshya pe kuva njye nkivuka njye nawe n'amagurupe menshi cyane harayo nagiye mpimba njye ubwanjye mfite imyaka 15 tutari twarenga aho ngaho nangahe wahimbye gurupe zigera muri 10 enye muri zo n'izihe nise Blue Stone hariyo nise Inyambo Production hariyo nise Kigali si Kigoma Kigali si Kigoma ni groupe y'abantu nge nahuje nagushye mu gihugu Kigali si Kigoma ni filime twamenye cyane uyihuje gute n'amaguru ni groupe y'abantu 18 ye nkafata umutwe nkavuga ni Kigali si Kigoma ngiye kuyikorera filime byibura 10 zirangira bivuze ngo Kigali si Kigoma nkuko tusanzwe tukuzi nka Kayitaba Emmanuel niwe wampoze iriya no usibye kuba warayanditse ntuzane n'indi mpinduka yo kuba warakreye bari abantu ukabafata ukabashyira muri yasanze cyane ya kane yariyo ya nyuma ari groupe je regrette kuba nivuze gutya ariko ngiye kwizamura noneho ku buryo buhambaye uzatungura kanyivuge nkabari bangani oya kari ku mutima gasesekara n'abantu bose baza kureba gutyo bavumenye ko the green sky ni groupe ngewe banyitirira Sehene TV narayikoreye ndayizamura kugeza igihe iba monetize ntabwo twabimenya ariko nyuma yaho tuza kuvanaho kuko ndaza kuvuga n'akantu ndabyumva hari ibintu bitatu uretse gato ukabyarawe umunyamakuru ugira ikintu kimwe hari ibintu by'aba ushobora kuvana ukavuga ngo uyu n'umuvandimwe cyangwa uyu nguyu cyangwa uri sibyo noneho bwacya bakakuvamo bagasa n'abacinyuma byo kwepa noneho cyane n'umenye ukuntu byagenze tukiri muri icyo kiganiro ntabwo uciye mu buryo uvuga itsinda bita Green Sky ni itsinda twamenye ku ma social media hari uruhare rifitemo ruteye ubwoba bwoko ki ruteye ubwoba kubera ko izina Sehene ubwaryo ni ngewe wise iryo tsinda avugana Sehene niyo igomba kuba YouTube channel yitwa Sehene nge nitwa Nyagahene urumva Sehene rero ni Sehene TV nkuko rero muri kubyumva neza hari ikiganiro kigari cyane tuzakorana n'umusaza nkuko muyumvishe ni umuntu w'umurigenti ufite ibihangano byinshi cyane afite ashaka kuzadusangiza no mu kindi gihe ndetse nk'ubwo muri kutubona muri kano kanya twabashije kuganira nawe azadusangiza ndetse n'ibindi byinshi cyane ariko tutaragenda hari ikibazo dushaka kumubaza Nyagahene nkawe Nyagahene
ni ikihe kintu wumva ko muri sinema nyarwanda kano kanya nk'umuntu wabikoze igihe Kigali wumva ko ushaka kuzongera ugahera muri fondasiyo uramutse ugiriwe ayo mahirwe ni ikihe wahera he kugira ngo byibuza ikintu bita sinema nyarwanda nayo itumbagirigire hejuru nk'uko twumva za Hollywood ari amafilime yo hanze ni ikihe kintu wumva muri make wowe ushobora kwifashisha ukadushyigikira muri icyo kintu kugira ngo natwe tuzamure ibendera ry'igihugu muri sinema nyarwanda? ibyo uvuze icyo kibazo ni cyiza cyane kandi urakoze cyane kuba ukimbajije. Namwe murakoze. Njyewe nka Nyagahene ikintu cya mbere nzakora kugira ngo sinema nyarwanda izazamuke cyangwa se izagere ku rwego rwisumbuye, nzatanga ibyo mfite byose kandi ni ibintu birenze banza ari 5 cyangwa 6 icamo umuntu cya mbere ubumenyi, cya kabiri ubwitange bwanjye njyewe nyir'ubwite, gatatu ubushobozi, cya kane kumenyekanisha, publicité, cya gatanu ego kugira ngo numva materiel ibikoresho, gatandatu n'abandi bizaza bazi. Ikindi rero ndabagushimiye cyane ko mwadukurikiranye ariko ntago twazinzirikanya ijambo uyu musaza ashaka kutugezaho, ikindi yumva kinyunganizi kugira ngo tusangize abantu bari budukurikirane. Ni iki kindi wumva ushobora kongera, kuko hari ibintu umurigenti mu by'ukuri ndabushimiye cyane nkuriye Sariyoti nk'umuntu mu bakozi bikomeye cyane ndetse mu gihugu. Reka tukubaze, ni iki kintu ushobora kumva ko nk'umurigenti avuze ushobora gukosora kugira ngo n'abandi nibazaza bazumve ko channel igizwe na runaka ariko hari ibintu muri agent yavuze ushobora gukosora? Ni mwubwo buryo tuguteze amatwi. Okay, ibyo yavuze ni byinshi cyane kandi byiza, kandi uko yabivuze ko ari 6 abikurikije nk'uko yabivuze sinema nyarwanda yatera imbere. Ahubwo ntacyo narenza, ahubwo ni utubazo, ahubwo nasubira inyuma yavuze ngo akunda ikawa cyane, ahubwo nkabandi nshaka kwibaza ni ari ikawa n'agacupa icyo akunda cyane kuruta ikindi ni ikindi. Ikibazo mbaye ari ikawa n'icupa. Urabona muri iyi minsi rero tugezemo, hari ukuntu ibintu byitwa agacupa. Burya agacupa abantu bakunda agacupa cyane, reka mbakubwira ukugira ngo bamenye. Uri umukunzi wa Bralirwa? Bralirwa uba uravuga Bralirwa wenyine. Hari abaromani, abafaransa n'aba-Espanyol, baranazirimbye rwose barazitaka. Reka noneho natwe dutanga ikawa ahanini yacu cyane. Bivuze ngo ngewe kugira ngo mpitemo ikawa n'icupa, nanywa icupa nkavanga ngashyiramo n'ikawa none. Okay, nanjye rero nk'umunyamakuru hari ikindi kibazo kubaza. Ntabwo tuze gushima n'abantu hano badutije. Reka mbaze umusaza Manuel, ufite imyaka ingahe? Yewe ni saro wundi wetse uwo ukura, uyu nguyu ukura, wowe ufite ingahe? Fata imyaka yawe
ko kubeshya abantu kuko ngende umunyamakuru turi gushaka ngo abantu badukurikiranye bagukunda bagukurikirana isaha ku yindi umunota yewe marambabwiza ukuri buri munsi. Okay, utubwize ubabwize bazano wavutse ryari reka nkwereke ibyangombwa kugira ngo ubimenye ibyo byangombwa ariko ubibwira abantu kubera ko nge turi kubwiza ukuri abafana kuko hari abafana bawe bagukurikiranye ibyo nta icyo okay reka tugirengagize Manu reka tugiye icya kabiri Manu uteganya igihe cyo kuba washinga urugo ryawe gushinga urugo twagiye ntabwo twagiye gushingira abantu wowe ku giti cyawe uzahora se guta kuri kurushinga wowe ku giti cyawe kurongora niba urugiye nanze kubivuga ariko kubera kubyivugiye uzarongora ryari ninjya kurongora nzagutumira nzakumenyesha. murakoze cyane turabashimiye cyane Nyagahene Kayitaba Emmanuel nari ndi kumwe ndetse na Munyaneza Gilbert Munyaneza Fulgence turi bazina niyo mpamvu arakamushaka kugira ngo ariko Nyagahene mu by'ukuri ushobora kuba uca kurya muri zigzag aho kantu ni akahe ushatse kutubwira reka nze mbabwire ikintu kimwe rero bantu mushaka kugira ngo mukurikirane The Green Sky cyangwa se CHN TV mwese mukunde iby'iwacu hano ntabwo tujya kurahura akimuhana kazi imvura ihise hano iwacu tugafata tukabivanga tukareba tukavanamo ikintu gifatika. murakoze cyane ni nk'ubwo buryo rero ndagushimiye Nyagahene Kayitaba Emmanuel ndetse nari ndi kumwe na mugenzi wanjye Munyaneza Fulgence ni perezida w'itsinda rya Green Sky ubu ngubu akaba ari Ineza TV jyamo ubashe kuduhereza iyo hiti subscribe share ndetse na comment ubundi tubashe gukora ikintu cyimbitse hano mu Rwanda. Ndabashimiye cyane rero ndetse n'ubutaha tuzaba turi kumwe na Manu Nyagahene tuganira ku bundi buzima bwe bwimbitse tunywa na ka kofi Dina